Uze guhaguruka nibagera hano batangiye kwinjira mu ruganiriro turaza kubakira n'amashyi rwose. Reka nsaba umutaramyi anshakira injyana y'umwihariko y'abageni. Yego, anshakira injyana y'umwihariko y'abageni. Okay, reka tubakire n'ibitaraboneka ndetse ducika. Komeza iyo nta kibazo, uzamurire tambuka. Muhawe ikaze bageni beza. Muhawe ikaze. Ako kajyana kagenewe mwebwe. Mubishatse mwahaguruka tukakira umukwe n'umugeni. Ni umunsi mushya Imana aremeye kugwa. Muzamure ibiganza mugende munabakira musirimu. Umva nyeganyega gato ushima Imana wo kwifata uko nguko kandi gahoro rwose. Yego yego yege unamwumvise kuririmba neza ngo anyegera bishiremo neza yabyahananesha. Ho 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 nire kure. Mukomeze rwose mutambuke. Umuntu wese ushaka gusirimba natambuka begere. Niwe mwagiye gutanga wo kubyina gato gusa. Mutambuke mukomeze muze. Ire kure. Mudufasha amashi muri iyo njyana twese. Muze mubazenguruke. Mwigire hano abageni, mwigire hano. Ushaka gusimba wese namuhaye ikaze. Abakunda gusenga haleluya. Imana Yesu arakoze bashekere.